Imana yansanze nkabona abantu basa n'umukara barimo bava mu rwobo. Imana irambwira ngo iriya ni isura y'umwijima bari barimo, hahandi batari bazwi, hahandi batahabwaga agaciro. Ariko Imana nagendaga nkabona uko bari kugenda bavayo, bari kugenda bamurikirwa n'itara rinini, ukabona bose bari basa n'umwijima n'umukara, ariko itara ryagukubitaho ukabona umuntu ni inzobe, ibara rye, isura ye biri kugaragara. Imana irambwira ngo hari abantu Imana igiye guhereza isura, kandi hari abantu Imana igiye kuzamura ku rundi rwego. Imana irambwira ngo yemwe mwahagaze mu muhamagaro, Imana igiye kubambika imbaraga kandi igiye kubaguhanurira amahanga. Nabonaga isi yose iri kuza mu Rwanda gushaka ububyutse, kumva ububyutse. Imana irambwira ngo igiye kuza kubikora. Hahirwa umuntu ubyumva kandi akanabikurikiza, akakomeza akarindira. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera bikomeze buganze. Imana y'amahoro ikomeze kubarwanira, kandi Imana ikomeze gukora ibidasanzwe mu izina rya Yesu. Twongeye kubaha ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu ariwo Joshua TV Rwanda. Imana ikomeze kubagirira neza, kandi Imana ikomeze kubambika imbaraga. Mwe mwamaze gukora subscribe, Imana ibaha umugisha, kandi nawe niba utarayikora niwo mwanya wo kuyikora, kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho mu ba mbere, utari kujya urabanza kubishakisha. Ahubwo igihe cyose dushizeho ikiganiro, iyo wamaze gukora subscribe kikugeraho, hanyuma ugakomeza ukaba umugisha ku buzima bwacu, kandi natwe tukakubera umugisha mu buryo bw'umwuka, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Tubahaye ikaze aho muherereye hose. Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza, Imana ikomeze kubambika imbaraga mu izina rya Yesu. Twongeye kugaruka imbere ya kamera ku bwa message Imana yaduhaye, ariko mbere yuko tubivuga, mbere yuko dutanga iyi message, reka tubanze dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'ubuntu bwa izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Uyu mwanya duciye bugufi kugira ngo bari gukomeza gushirwa hejuru, reka bari gukomeza kutugenderera. Mana, aya magambo tugiye kuvuga, iyi message waduhaye itere kubi yacu bwite, ahubwo tuyitange mu mbaraga zawe, kugira ngo nubyumva bitere guca mu gutwi bibuke mukundi, ahubwo nanone bikomeze gushigimiza imitima yacu. Ngakomeza uganze kandi ukomeze gukora ibikomeye, ni mu izina rya Yesu tubisenze, urakoze, amen. Turabashimiye mwebwe kubw'umwanya mugenda muduha, kandi mugenda mutwereka ko mudukunda. Izina ry'Imana nikomeze rihabwe icyubahiro. Hanyuma mwebwe rero dukomeje kubana, hari message Imana yaduhaye. Iyo turi kuvuga message, ndabizi neza ko tuba duhanurira isi yose. Turi gusenga, tumaze iminsi turi mu mwanya wo gusenga, tumaze iminsi turi mu mwanya wo kubana n'Imana. Hari ibintu Imana yavuganye natwe. Kimwe mu bintu Imana yavuganye natwe, Imana yambwiye ngo nze mbwire ubwoko bwayo, Imana yambwiye ngo nze mbwire Abanyarwanda, Imana yambwiye ngo nze mbwire abantu badukurikiye bari hirya no hino ku isi. Imana irambwira ngo buri muntu wese uri guca mu bihe bikomeye, mu bintu byose wari uri kubona, wari uri kunyuramo, Imana yansanze irambwira ngo ako ngako nakayaga kari gutambuka, ngo ahubwo Imana izanye ihumure no kuza gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Hari umuntu wari umaze kubona yuko ibyo Imana yavuganye nawe yamubeshe, bitewe n'ubuzima yari arimo, bitewe n'imibereho, bitewe n'ibyo yabonaga bitagikunze. Imana insanga yambwiye ngo nkubwire ngo ni Imana ije kwitamura no kwesha icyubahiro, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana igiye kongera kugaruka ku bwoko bwayo. Imana igarutse muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi ntabwo ihagarutse muri kwa kuhagaruka ku buryo bukakaye. Imana igiye kuza kugaruka ku buryo bw'umwihariko, kandi ku buryo bw'ubugwaneza, kuko nabonaga hari abantu bari bimeze nk'abari kuva mu mwobo, bava mu rwobo, nkabona bari kugenda bazamuka batumbagira bajya hejuru. Imana irambwira ngo hari abantu bari hasi batari bazwi, bari insuzugurwa, babandi basuzugurwaga. Imana irambwira ngo ni Imana ije kubazamura ku rwego rukomeye. Imana irambwira ngo igiye kuza kwesha icyubahiro, kandi igiye kuza gukora ibidasanzwe. Imana irimo ivugana nanjye, yambwiye ngo mbwire abantu bari bafite ubwoba, bari bamaze kwiba ngo mbese turabaho dute, biragenda bite. Imana irambwira ngo ntabwo izigera itererana intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Irambwira ngo mbwire ubwoko bwayo ngo mbabwire ngo muhumure, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana irambwira ngo mbwira buri muntu wese unkurikiye ngo niyubahe imvugo yayo, ibyo yavuganye nawe bigiye gusohora. Ntabwo izigera ikubesha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo irarahira, iravuga ngo ntabwo nzigera mbesha Dawidi. Imana igiye kuza gukora ibidasanzwe, kandi igiye gusohoza umugambi wayo ku buzima bwawe nk'uko yabivuze. Haleluya. Imana yansanze nkabona abantu basa n'umukara barimo bava mu rwobo. Imana irambwira ngo iriya ni isura y'umwijima bari barimo, hahandi batari bazwi, hahandi batahabwaga agaciro.
ariko Imana nagendaga nkabona uko bari kugenda bavayo, bari kugenda bamurikirwa n'itara rinini, ukabona bose bari basa n'umwijima n'umukara, ariko itara ryagukubitaho ukabona umuntu ni inzobe, ibara rye, isura ye biri kugaragara. Imana irambwira ngo hari abantu Imana igiye guhereza isura, kandi hari abantu Imana igiye kuzamura ku rundi rwego. Imana irambwira ngo yemwe mwahagaze mu muhamagaro, Imana igiye kubambika imbaraga kandi igiye kubaguhanurira amahanga. Nabonaga isi yose iri kuza mu Rwanda gushaka ububyutse, kumva ububyutse. Imana irambwira ngo igiye kuza kubikora, hahirwa umuntu ubyumva kandi akanabikurikiza agakomeza akarindira. Ariko wowe upinga, wowe uvuga ngo ibi ngibi ntabwo, yewe uzabibona nako uzabirebesha amaso ariko ntuzabigeramo, kuko Imana ariko yavuganye nanjye. Imana irambwira ngo nitugabanye ubwenge bwa bindi bwo mu isi, ahubwo twongere ubwenge bwo mu mwuka, kuko nabonaga abantu benshi bagirirwa neza n'Imana. Ndabizi neza abantu benshi bagiye gukurikira iki kiganiro, hari abagiye gutukana, hari n'uwigeze kumbwira ngo impamvu tutacyumva ubuhanuzi ngo nuko hari ubuhanuzi bwabeshye. Wowe uzawugira ngo muhari ibyabeshye, ngo hari abakubeshye, ngo hari ibitarasohoye. Kumbe Imana igeze kuri iri gukora. Ubwirwa n'iki yuko ibyawe bitari mu nzira? Ubwirwa n'iki niwo muhanuzi yarakubeshye? Ufite umwuka wo kurondora, ufite impano yo kurondora imyuka? Niba ntayo ufite, iha agaciro icyo Imana yavuganye nawe, ukomeze usenge kandi urindire. Dore ibyo nibyo biri gutuma benshi bava mu byizera. Imana yarambwiye iri kunsanga, irambwira ngo mbwire ubwoko bwayo ngo yemwe bana bayo muyitakira ku manywa na nijoro. Imana iri mu kazi, ije kugira neza kandi ije gukora ibidasanzwe. Irongera irambwira ngo hari abantu bari barambiwe amakode, kuba mu kode. Imana irambwira ngo ije gutanga amazu. Imana ije gutanga amazu. Imana ije kuguha inzu wowe uyikeneye, wowe nkurikiye urashaka inzu. Niba uri umusore akira inzu, niba uri umukobwa Imana ije kukubakira. Ugiye kubona address ifatika, kuko ari Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Imana ntabwo ijya ivuga ubujajwa, ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera. Wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo havumwe umuhanuzi uvuga ngo Imana iravuze itavuze. Mugiye kubibona. Nagiye kubona mbona Imana ifunguye umuryango, nkabona hari kuvamo abadayimoni benshi mu buryo bw'umwuka. Twari kumwe ndamubaza ntibiriya bisobanuye iki? Uwo twari kumwe arambwira ngo bari abadayimoni nta kindi kibazanye ni ukugira ngo bakuremo inda z'abantu batwite mu iki gihugu cy'u Rwanda. Imana irambwira ngo iburije mu migambi y'abadayimoni bari bazi yuko bagiye gutwara impinja. Imana irambwira ngo yanze yuko ababyeyi batwite bavamo inda cyangwa bakabyara igihe kitageze kandi n'abo bana ntibabeho. Imana irambwira ngo ije gutanga impinja. Yemwe babyeyi bari muri iki gihugu mutwite, nimwakire guheka, kuko ariko ijuru rya dekaraye, niko ijuru ryavuganye namwe. Imana ije kubikora, ije kuhesha icyubahiro. Niba bikureba, akira uruhinja, akira kubyara neza, akira kubyara amahoro. Igikurikiye kandi nunanabyara ntabwo uzabura ibyo kurya, kuko hari bamarayika bashinzwe kuguha igikoma. Ijuru rije kugutabarana na byose, rikuzaniye n'igikoma, rikuzaniye agasukari. Nubwo abantu wabonaga nta sukari baguha, ukabona uri mu masegaryana, humura Yesu aje kukurengera, niwe ukwitayeho, nta wundi ukwitayeho. Imana iransanga irambwira ngo tuve mu kajagari. Usenga akomeza asenga. Icya kabiri, buri muntu wese yongera ibihe byo gusenga. Uwasengaga rimwe asenge kabiri, kuko hari imbaraga z'Imana zigiye kuganza ku buzima bwa buri muntu wese. Imana igiye kuza kwesha icyubahiro, kandi Imana igiye kuza gukora ibidasanzwe. Nanone Imana irongera iransanga irambwira ngo nturi kureba, nabonaga abamama bicaye ariko nkabona bameze nk'abiguje bitangiriye itama. Maze Imana ngo bariya badamu bo bimeze bite? Imana irambwira ngo bariya badamu ni ababuze urubyaro, bamaze igihe kirekire barashatse ariko nta rubyaro babonye. Imana irimo insanga yarambwiye ngo mbwire yewe wowe utagira urubyaro, wabuze urubyaro. Imana irambwira ngo ntabwo uri ingumbi, igiye kuguha urubyaro kandi uzabyara umwana w'umugisha. Nabonaga abana b'abahungu n'abakobwa, nkabona bavuyemo ibintu, abantu bakomeye b'ibitangaza. Imana irambwira ngo niyakuremye kugira ngo wororoke, acira urubyaro, igiye kuguha urubyaro mu izina rya Yesu. Imana izanye urubyaro ku buzima bwawe. Reka kuvuga ngo ibintu byarayoberanye, reka kuvuga ngo n'abandi bahanuzi barabimbwiye. Iyi ni message Imana yampaye nk'impuruza, kugira ngo iteshe agaciro bya bindi byose wumvise byari bimaze igihe kirekire, ahubwo bigiye kubaho kuko Imana igiye kubikora. Bwana Yesu asifiwe.
Imana irambwira ngo va mu niveau de près divine, va muri bya neje yarabimbwiye. Hari abantu ubu ngubu bari muri neje yarabivuze. Uyu muhanuzi se waturutse ko ubwo sarusha runaka, ubwo sarusha runaka rataho niba byakiriye akira gutwita, akira kwambara mariniyeri y'uko itangazo rivuga yuko mu nda hari icyo ufite, hari icyo twite. Nabonaga abahungu b'imigisha Imana itanga mu babyeyi, nabonaga abana b'imigisha Imana irimo ibatanga, n'abakobwa b'imigisha Imana irimo ibatanga. Imana irambwira ngo ni Imana itanze urubyaro, kandi ni Imana igiye kuza kwitamurura, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana irambwira ngo mvugane na buri muntu wese unkurikiye, ngo hari abantu bifuje gucuruza, abandi bifuza gukora imirimo itandukanye, ukabona byabo ntabwo bigishobotse kubera imbera cyangwa se ubuzima urimo. Imana irambwira ngo nkubwire ngo reka kubarira ibyawe mu buzima wicayemo, kuko ibyo ngibyo byabonaga. Nongere nkubwire ngo Imana isanga yarambwiye ngo nakayaga kari gutambuka, ariko ibiremereye biri inyuma. Imana irambwira ngo buri muntu wese ahagarare ku izamu rye, hagarara ku munara wawe, niko Habakuki yavuze. Imana irambwira ngo buri muntu wese uzasanga mu birindiro agihagaze agifashe intwaro mu ntoki. Imana irambwira ngo igiye kumugirira neza. Nabonaga abantu bazamuka ku rwego rukomeye, bazenguruka amahanga bavuga ineza y'Imana, bavuga ngo ntabwo twabonaga nta nzira zaho bizanyura. Imana y'amahoro ishimwe, kandi Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Imana irambwira ngo mbwire ubwoko bwayo ngo uyu ni umwanya w'umugisha, ni umwanya w'umunezero, ni umwanya Imana igiye kubana nawe, ni umwanya Imana igiye kukugirira neza, ni umwanya Imana igiye kugutabara, ni umwanya Imana igiye kukurengera. Imana irambwira ngo hari abantu benshi baciwe intege n'amagambo, wagiye kubona ubona ibyawe bisubiye inyuma, birarindimutse bigeze hasi, ikikurikiye rwari uruvugo. Imana irambwira ngo reka kwiheba no kwiganyira ngo baramvuze cyangwa se biriya ntabwo bizagerwaho. Imana irambwira ngo nkubwire ngo tuza kandi wambare imbaraga, iyavuganye nawe niyo kwizerwa no kubikora izagira ite yemwe izabikora. Niyo mpamvu nkubwiye ngo mbare imbaraga, utuze, ushikame. Yesu agiye kuza kwitamurura, Yesu agiye kuza gukora ibidasanzwe mu izina rya Yesu. Tugiye gusengana Imana. Hari abantu bari bafite indwara zitandukanye mu mibiri yabo, hari marayika ushinzwe ubuzima. Imana izanye ku buzima bwanyu, Imana ibahaye ubuzima, Imana ibagiriye neza, Imana irabubatse, Imana irabarengeye. Ikindi Imana irimo ivugana nanjye, abantu bari bagiye gukora amadivorce. Imana irambwira ngo abadayimoni bo gusenya ingo, ukabona abantu bari bameranye neza ariko ukabona barongeye barahindukanye, bandi ukabona ni ugutandukana, divorce zikaba divorce. Imana irambwira ngo ibyasenyutse byarasenyutse, ariko ibisigaye Imana ibihagazeho, ni Uwiteka Imana yavuganye nanjye. Haleluya. Ni uko Imana yavuganye nanjye. Imana irambwira ngo buri muntu wese yambara imbaraga zo gusenga. Iyi yari testing Imana yakoreshaga kugira ngo irebe abayubaha ku manywa na nijoro. Imana irambwira ngo muri aka kanya muhumure, mutuze. Hari abandi bantu nabonaga bari kuvuga ngo bagiye kuva muri ibi bihugu, ukabona bamwe bafite gahunda ngo bari kwerekera mu bice bitandukanye cyangwa se mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Imana irambwira ngo hari abantu Imana ikuyeho uruzerera, abari iyo higi iyo ngiyo. Imana irambwira ngo bamwe muri abo ngabo bagiye bari kuzerera, bazagaruka nta nico bafite, basange barahombye. Ariko niba waragiye mu mugambi w'Imana, Imana irambwira ngo guteje imbere. Rero buri muntu wese mu byo ari gukora byose ujye ubanza ubaza Imana, wicisha inzira, uyibwire ngo mbese ndi mu mugambi wawe. Imana iri kumbwira iyi message, yarambwiye ngo mbwira abari bihebye ngo nimuhumure, kuko Imana yongeye kugarura ubwiza bwayo, Imana yongeye kugarura umugambi wayo ku buzima bwawe, Imana yongeye kugarura icyubahiro cyayo kuri wowe. Ntabwo ari wowe ubigizemo uruhare, ahubwo ni Imana ishobora byose. Reka dufatanye dusengane Imana. Wowe ushigikiye kuri ubu buhanuzi, ukomeze wambare imbaraga. Yesu agiye kuza kwitamurura. Mana nyiribihe, Mana nyir'ubutware, izina ryawe nirikomeze rihabwe icyubahiro. Urakoze kubw'uyu mwanya, urakoze kubw'uyu murimo wawe, urakoze kubw'ubu butumwa uko wabumpaye niko mbutanze. Izina ryawe nirikomeze riganze. Reka ukomeze ugire neza uyu muntu wese warunkurikiye, murwanire kandi umwambike imbaraga. Inyenyeri yawe n'ubuntu bwawe bikomeze biganze, kuko uri mutabura uko abigenza. Ngaho komeza witamure kandi ukomeze gukora ibidasanzwe. Byose twizeye kubikoze nk'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha kandi ubwiza bw'Imana bukomeze kubabaho. Shalom, shalom.